Action. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanye amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Bibereho kwira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Dusubiremo gato, mbabarire. Bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro. Irema n'inyenyeri. Imana ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibihu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, biba bityo. Imana iravuga iti Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Turasubiramo hano. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Turasubiramo.
kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba tubabarire. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, ubu ni umunsi wa gatandatu. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itarawuha imvura, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'ihavila kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekelu, ni wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Ufurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose. Subiremo. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore
imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubujije iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramusubiza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko wakoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Uzajya bukomereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni
rwerekeye iburasirazuba ishyiramo abakerubi n'inkota yaka umuriro, izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo.